Bakiva mu cyarito gisoza amashuri yisumbuye, Verona aramwegera aramubwira ati Gome, nshaka ko tuvugana. Yasaga nk'uri kwihuta kandi Gomeri yaribwiraga ko bagiye gufata umwanya uhagije bakaganira, wenda bagatandukana nka saa 10 kuko bari barangije ibizamini byose, kandi kongera guhora byari kujya bibagora kuko batari kujya bahurira mu ishuri buri gihe. Verona aramubwiye ati unyihanganire kubw'ibyo ngiye kukubwira, ariko ngomba kubikubwira. Nirinze kubivuga mbere y'ibizamini bya leta ngo tutazatsindwa. Nk'uko turangije amashuri yisumbuye, biba ari nk'uko turangije umubano wanjye nawe. Gomera dushaka kuvuga iki? Nawe umubano wanjye nawe urarangiye, ntabwo nyiri umukunzi wawe, kandi sinshaka kumbaza byinshi. Bye. Yamukurikiye amubwira ati Vero, mbabarira umbwira impamvu. Bamwe mu banyeshuri bari barangije ibizamini baramurangariye. Verona aramubwira ati reka kunteza abantu nawe utisize. Ibyo nakubwiye ntacyo nabihinduraho, kandi si ngombwa ko nkubwira impamvu. Gomeri yaribye ko abanyeshuri bari bakomeje kumushungera, yitekereza habona yaratangiye guta ubwenge. Uwo mwanya yahise ajya kwa nyirakuru. Kugera iwe byari iminota 15 gusa, mu gihe Verona arimo gutaha yakoreshaga iminota igera kuri 35. Yageze mu rugo akibaza ukuntu umukobwa bakundanye imyaka 3 yaramukatiye mu kanya gato nk'ako guhombya. Yari afite nimero ze, yibwira ko wenda aramuhamagara bakabiganiraho neza akamusobanurira impamvu. Kubera ko nyirakuru yari yirwariye muri iyo minsi ariko bidakabije, yagezeyo abanza kumubaza uko ameze baganiraho gake. Nubwo bwose yari arwaye ntiyararembye, no guteka yari yabikoze. Yari ibyo biryo yari yamusigiye, ajya kuzitura intama yari yaziritse mu gisambu. Ibintu byose yabikora agatekereza cyane ku byo Verona yari yamubwiye. Mu masaha ya saa 11 yamuhamagaye kuri telefoni. Verona amukorera ibintu bitabaho. Gomera agihamagara, Verona yahise avuga ati murakoze guhamagara ku murongo wacu, muravugana na Verona, turavugana na bande. Gomera yibwiye ko Verona ashaka kumusetsa ngo wenda agahinda muteye gashire, nawe agendera muri uwo mujyi ati muravugana na Gomeri. Verona nta guseka na guke ati Gomeri, tubafashe dute ku murongo wacu? Gomera ati nyine nari ngukumbuye, nari nshaka kuvugana nawe, nifuzaga ko tuganira. Verona ati tubateze amatwi Gomeri, mwakwihuta mu byo muvuga kugira ngo tubone ko twakira abandi bantu bari kuduhamagara. Gomera ati ariko sheri wabaye iki? Wagabanyije urwenya rwawe koko? Uzi ukuntu mpangayitse? Ndi kwibaza niba ukomeje, niba wanzuye ko njye nawe koko dutandukana, ariko ndabizi ko udakomeje. Mbwira ko utari ukomeje, biriya byara umuhangayiko no kudatuza urutewe n'ikizamini cya nyuma. Sheri cyagutsinze. Verona yahise amubwira ati haba hari ikindi kibazo mufite kitari urukumbuzi no kwifuza kuganira natwe? Gomera ati nta kindi kibazo gihari. Verona ati mufate telefone yanyu mbereke inzira mucamo. Yarayifashe nawe ati mujye mu mazina y'abantu mutongeye amanimero. Gomera ati nabikoze. Verona ati mushake amazina Verona. Gomera ati ryaje. Verona nta guseka ati muri gukoresha agatushi cyangwa ni touch? Nawe ati ni touch. Yarabizi neza ko Verona azi telefone akoresha, ariko yarabimubwiye uyumvaga bari mu mikino. Verona ati biroroshye, kanda kuri iryo zina ryawe rize mu kirahure ryonyine. Gomera ati nabikoze. Nawe ati noneho kanda kuri utwo tudomo 3. Gomera ni yarazi icyo agamije, yakanzeho. Mu gukandaho Verona aramubaje ati urabona yahe magambo? Nawe ati ndabona block, delete na edit. Verona ati kora kuri block, numara kubikora ukore kuri delete wemeze. Gomera ati none se mbikore kubera iki? Kuki ushaka ko nsiba nimero yawe nkana kuboroka? Verona ati mwakoze guhamagara ku murongo wacu Gomera, nta kindi kibazo mufite? Gomera ati nakubwiye ko ngukumbuye kandi ko nshaka kuganira nawe. Umukobwa ati tumaze umwanya tuganira, mukomeze kugira ibihe byiza, kandi mu gihe mwakumva mudukumbuye mwakwibuka amagambo twababwiye kare, bigatuma muduha amahoro namwe muteseze. Nta butumwa, nta guhamagara kwanyu tuzongera kwakira, mukora ibyo tubasabye nonaha. Gomera yagiye gutakamba. Verona ati mwakoze kuduhamagara ku nshuro ya nyuma, mukomeze kugira ibihe byiza Gomera. Yahise akupa. Gomera asigara yibaza ati uyu mukobwa yarakomeje cyangwa ni imikino? Reka nongere muhamagare. Yarahamagaye icamo rimwita yikuraho, yari yamaze kumuboroka kare cyane. Gomera yibajije icyo azize arakibura. Yatangiye kwibaza niba ari mubi, niba ari uko ari umukene, iwabo kwa Verona wari abakire, biramucanga. Yiberaga kwa nyirakuru kuko ariho hari hafi y'ishuri. Iwabo mu rugo hari kure, kandi nta kigo cyari kihegereye cyabagamo isomo ryo kwigisha ibya mudasobwa. Icyo kigo nubwo bigaga bataha cyari gikomeye. Nubwo bwose Verona atarazi iwabo mu rugo, kwa nyirakuru ho yarahazi neza. Ni urugo rwari rusanzwe, ari inzu imwe y'amategura n'agakoni gato, kandi ntabwo hari apavomye. Yajyaga aza no kuhamusura, ndetse intama zararaga mu nzu. Kwa Verona ho hari mu bakire, baba mu nzu akadesitara nini, mu gace bari batuyemo ari bo bakire ba mbere. Icyabahuje bombi bakikundanira nuko mu wa kane Gomera yari afite ubuhanga budasanzwe.
ya mibare babaga barananiwe uwagize menshi afitemo 15% we yabaga ari muri za 98, kandi nabwo akaba yakoze ibibazo byose ariko bikaba kwa kundi banga kumwuzuriza. Isomo babaga batariga yabaga yarariciyemo kera. Yagiraga amakayi y'ibigugu yahoraga asoma, byamunanira agasobanuza mubyara we mukuru akundaga kuza kwa nyirakuru. Uwo mubyara we nawe yari yarize amasomo nk'ayi, kandi we yari yarahiriwe afite akazi. Yageraga kuri mudasobwa akamwigisha ibintu byinshi ku buryo Gomeri yageraga mu ishuri bigasa nk'aho arihetse ku mugongo. Iyo yasibaga mu ishuri byasaga nk'aho bose bataje kwiga. Gukundana na Verona byari byoroshye kuko byatangiye amusobanurira, kandi ntiyarajabiriye. Yabaga yambariye utwenda tumeze neza, rimwe na rimwe agatira ipasi y'amakara akagorora akaniforume ke. Hari nubwo kandi yasaguraga udufaranga wenda bagurishije ibishyimbo kwa nyirakuru akaba afite yajyanisha Verona muri kantine. Ntiyari wa mukino wo gusabirwa, nuko kugereranya kwa nyirakuru no kwa Verona mu by'ubukire byari kuba ari ikosa rikomeye cyane. Muri uwo mwanya akimara kumukatira atyo yasubije amaso inyuma ku rukundo rwabo, yibuka ibihe byiza bagiranye, agahinda gakomeza kumwica. Aho kwifata yagiye mu gisambu arira aranguriye ijwi kuko arize ko nta muntu uri bumwumve. Yarize ukabyumva arigaragura kubita ibipfunsi ku butaka. Yagarutse mu rugo abwira nyirakuru ko umukobwa Verona wajyaga aza kumusura yamwanze. Nyirakuru yamuteze amatwi amubaza icyo yamuhoye, Gomeri amubwira byose adaciye ku ruhande. Nyirakuru yabonye agahinda yari afite aramuhumuriza aramubwira ati mwana wanjye, ngukundira kumfata nk'umuntu wisanzuraho ukambwira uko wiyumva. Ndabikunda cyane ukubona utehererana agahinda. Ubwo uhangayitse ubabaye nukenera kurira rwose urire ubabare, ureka amarangamutima kuganze. Ntukore ikosa ryo kuyahisha, kandi ntukore ikosa ryo guhita ukundana n'undi mukobwa utarakira ibikomere ngo ushaka kwimara agahinda. Ariko niba hari inshuti ufite waba uzivugisha ukareka kujya wigonga. Niba hari abo ufite wasura ubasure, kandi humura bizashira. Birababaza cyane, ariko nanone iyo umuntu amaze kwiyakira hari ubwo ahura n'undi mukunzi mwiza kurushaho akishimira ko uwa mbere yagiye, nawe bizaza. Gomeri yaramushimiye ati nta wundi muntu mba numva nabwira agahinda kanjye kose kuko niwe uri mu cyimbo cya mama. Naje hano nyiri muto cyane mfite imyaka 8 mama akimara gupfa. Kuva kiriya gihe nagiye nkubwira agahinda kanjye ukampumuriza utitaye ku byo nkubwiye. Niyo mpamvu mbonye nta wundi nabwira iby'urukundo rwanjye kuko niwe utansha intege na gato. Nyirakuru yarishimye aramubwira ati humura ukomeze umutima, kandi ugikomeza kumbwira uko wiyumva, ndetse mu mutima wawe ntukarakarire cyane Verona. Njye nzi neza ko abantu babiri bakundanaga nta buryarya nubwo bakwandura gutandukana. Uwafashe umwanzuro niwe birangira bigizeho ingaruka zikomeye. Agira agahinda, icyaba kurusha mu mizo ya mbere nuko aba yijeje umutima we ko bizashira, kandi bimufasha kwiyakira vuba koko. Yarakomeje ati kuko we kiri mu bihe byo kwangwa agahinda kawe karazamuka vuba kuko umutima wawe utari witeguye kumutakaza. Agahinda kawe karasa nk'igikomere cy'ako kanya kidapfutse. Ariko kuri Verona wafashe icyemezo cyo kukwanga azabanza kumva atuje mu minsi ya mbere, yumve ko kuba mwatandukanye byamugejeje ku ntsinzi, abona afite impamvu zifatika zatumye akwanga, kandi ashyira umutima we ku murongo avuga ati bizashira. Gusa no kwirinda amarangamutima y'ako kanya, si ukuvuga ko nta kintu kizaba cyabaye ku mutima we. Agahinda ke kazatinda kuko kazihisha inyuma y'inshuti nshya azashaka, cyangwa kwiyemeza ko yafashe icyemezo cyiza bituma atagutekerezaho cyane. Icyakora igihe nikigera, igihe ibyo byose bimurangaza bizaba bigabanutse, amaraso asubiye ku murongo, igihe azaba yabuze icyo ahugiraho cyangwa akamenya ko wakomeje ubuzima bwawe utuje, nibwo ako gahinda kazazamuka mu buryo bukomeye. Niho ashobora kuzatangira kwicuza. Sinkubwiye ngo azicuza musubirane, ariko azicuza. Kubw'ibyo inama nakugira si yo kwitwaza ko Verona yakubabaje ngo umucire urubanza. Kugenda kwe ntibikugabanyirije agaciro na gake. Uracyari umuntu w'agaciro ukomeye, kandi kuba wanzwe ntabwo bisobanuye ko udakwiriye gukundwa. Wowe fata umwanya gusa ubabare, nukira bizaba birangiye. Ahubwo usiba nimero ye nk'uko yabigusabye. Ese ubundi wari warayifashe mu mutwe? Nawe ati hoya sinari nyiza, nzi imibare itatihera. Nawe ati ni byiza kuko nuyisiba nta handi uzayikura, isibe nonaha. Gomeri ati ubundi nimero ye nari nyizi, ariko kubera ukuntu yagiye ahinduranya amanimero iyo ari gukoresha ubu ngubu sinyizi, kandi izindi azibanye ku murongo. Rwose nanjye numva ari amahirwe kuba ntayizi mu mutwe, kuko ntayisibye najya nyandika nkamuhamagara ngakomeza kumutesha umutwe. Ku munsi wakurikiyeho yiranywa agahinda, nyirakuru nawe akomeza kumubaza uko yiyumva. Hashize icyumweru yumva mu gatuza harabaye nk'aho bateye inkota bakayisosoramo. Nijoro mu nda hamuryaga nk'aho basutsemo amazi ashyushye. Akiri muri ako gahinda yakiriye amakuru mabi noneho yarurangiza.
mushiki we yari yapfuye urupfu rutunguranye. Papa we yamuhamagaye amubwira ko yageze mu rugo agasanga yapfuye. Gomeri n'agahinda kenshi we na nyirakuru bahise bajyayo. Yageze yasanga umurambo babanje kujyana mu bitaro ngo basuzume icyamwishe. Basanze yarozwe, ariko nanone ntiwabona ubashinja ko ari we wabikoze, kuko mushiki we yarapfuye ntiyari gukomeza kuba kwa nyirakuru kandi se yaragiye gusigara ari wenyine. Nyirakuru yashatse undi mwuzukuru wo kubana nawe ukiri muto, atandukana na Gomeri atyo. Agahinda ka mushiki we kaje kamwibagiza ka Verona. Yatekerezaga igikwiriye kumuriza, akumva ko abari kudaha agaciro mushiki we yakundaga ari we agira gusa. Nyuma yaho yatangiye kubyakira, agumana agahinda ariko nikakomeza kumubuza kurya no kuryama. Rimwe na rimwe yibwiraga ko bigiye kurangira, ko agahinda kashize hakaza kikubye kabiri kuko yari afite. Igihe cyarageze amanota arasohoka, asanga yatsindiye ku manota meza cyane. Mu minsi yakurikiyeho yagiye gusaba kwiga kaminuza ku nguzanyo, barayimwemerera. Yaragiye kwiga ikoranabuhanga noneho kuko ari byo yigaga mu mashuri yisumbuye. Igihe cyarageze ajyayo, akirangiza kwiga yagiye iwabo hamara iminsi mike, nyuma yigira gusura nyirakuru. Akigerayo yumvise inkuru mbi noneho yuko se yari yafunzwe akurikiranyweho kwica umuntu. Yakutse umutima umutsi ahita ataha. Yagiye gusura se kuri gereza ngo amubaze uko byagenze. Se aramubwira turabizi ko najyaga mbona udufaranga nkigera gusangira n'abandi ikigage cyangwa urwagwa. Nawe ati yego ndabizi, none se nibyo byatumye wica umuntu? Se ati ntabwo namwishe, wowe tega amatwi. Nagiye kwinywera akagwa kuko nari nsigaye nibera mu nzu njyenyine, hanyuma ndisindira nanzenguruka mu muhanda. Nageze hepfo y'iwanjye mpasanga abagabo babiri bari kurwana. Nagiyemo ngo mbakize ntazi icyo bapfa, hanyuma bankubita inkoni iremereye ku mutwe ngo hasi. Maze kugwa hasi bo bakomeje kwirwanira, birangira umwe aguye hasi nawe. Wa wundi barwanaga ntari nzi ngo ninde kuko bwari bwije nanasinze, yahise ahunga. Ngiye mu kweguka nisindwe negutse nkoruro hasi, musakuriza nti ni gute mu nkubita inkoni nje kubakiza. Namukubise umugere ngahaguruke, muri ako kanya yaje imodoka iducana amatara. Ngenda ari nisindi sinabyitaho, uwo nakubitaga imigere ngo ahaguruke bari bamaze kumwica kare. Mbese nakiniraga ku murambo. Gomeri yararize ati papa ndabyumva, ntabwo ari gucika, naho ari gucikira pe. Gupfusha mushiki we, papa we bakamufunga, byatumye asigara ari nk'aho ari nyakamwe, uretse ko wenda nyirakuru wamukundaga yaragikomeye kandi akaba umwe mu bakecuru bari bazi ubwenge yisanzuragaho. Yigiriye kwa nyirakuru anamenya amakuru kuko Verona burya bimutse batakibaho babaga. Nabwo yarabibwiwe n'abanyeshuri biganaga mu yisumbuye bari bibwirije kumuhamagara ngo bamubaze amakuru. Bari bahuje imirongo, kumwe abanyeshuri biganye bashaka kuganira ku buzima bwa kera. Ikindi kintu cyari kibiteye ni uko umwe muri bo yari afite ubukwe, akagenda abahamagara asa nk'ubasezeraho ababwira ko agiye mu kindi cyiciro, abasezeraho nyine nk'abantu b'abasore n'inkumi. Yamaze igihe atarabona akazi. Kubw'amahirwe yagiye ku mbuga nkoranyambaga abonaho itangazo ry'ikigo gikora iby'ikoranabuhanga cyashakaga abakozi. Nibyo yari yarize, ibintu bya mudasobwa byumvaga cyane. Yihuse cyane yahise yoherezaho imyirondoro yuzuye. Nyuma y'iminsi mike bamutumyeho ngo ajye mu bagombaga gukora ibizamini byo kuvuga. Bakiri hanze, abari baje muri icyo kizamini bageraga mu 10 batangiye kwibwirana bategereje abakoresha icyo kizamini. Mu gihe baganiraga gake gake, yamenye ko burya baraho bose uretse we bari barakoze ikizamini cyo kwandika, nyamara we ntacyo yari yarakoze. Yibajije ukuntu atagikoze, akaba yaraje mu cyo kubazwa kandi cyari cyo cyanyuma. Yatekereje ko akazi akabuze birangiye. Yakomeje kubitekerezaho, yanga no kwiraburiza ngo abwire bagenzi be ko atakoze icyo kwandika, dore ko aba10 aribo bari barahize abandi barengaga 169 bari barakoranye. Umuntu umwe yaraje abereka icyumba bari kubarizwamo ibibazo. Bagiye kwicara hanze, hagenda hinjira umwe umwe. Babiri ba mbere barinjiye, akurikiraho Gomeri. Akinjira yaratunga umutima ujya kumuvamo, ubwoba buramwica. Kubihagarika byaramugoye. Yasanze uwababazaga ari Verona bahoze bakundana. Yaramaze igihe kinini nta kazi agira. Kuzanamo iby'amarangamutima yumvise atabikeneye cyane kuko se yarafunzwe kandi nta mwavoka bari baramushakiye kubera ko amafaranga. Yari yimariye igihe kinini afite ubukene, utuntu twose adufashwa na nyirakuru. Akurikije n'amasengesho nyirakuru yari yasenze ngo abone akazi, yihagazeho yigira nk'ataziranye na Verona. Verona we yabonye Gomeri amwigiraho nk'aho ari ubwa mbere amubonye. Yari afite ibibazo byoroshye abazaga abandi, aho kubimubaza ashyira impapuro hasi ajya kuzana izindi zari ziriho ibindi bibazo bikomeye cyane. Yamweretse ko ibindi bibazo atavuze, hanyuma arabimubaza. Gomeri nawe yumva ukuntu byari bikomeye bidasanzwe, ariko yarazi ibisubizo.
Yamaze kubisubiza kandi Verona akoreshaga icyongereza gikomeye cyane nk'umuntu wabaye hanze agerageza kumuzimiza, ariko nabwo Gomer yihagarara arabisubiza. Verona yahamagaye abandi bari inyuma ye nabo arababaza. Bibwiraga ko birangiye ahita ababwira ati ikizamini cya nyuma ntabwo ari icyo kubazwa, murakora ikizamini cyo gushyira ibintu mu bikorwa. Abandi yabaye ibyo gukora byoroheje kuri mudasobwa kuko Gomer yabibonye akabona byamusabye iminota 15 ngo aba birangije, ariko Verona yamuhaye ibikomeye cyane ibyo yashoboraga gukora mu isaha yose nubwo ariko wari umuhanga ate. Yabaye iminota 35 gusa. Gomer yakoze uko ashoboye, iminota 35 ishira atararangiza. Verona ategetse ko bahagarika gukora, hanyuma arababwira ati ndohereza imeri niho murasanga ibisubizo. Baratashye. Gomer yagiye atekereza ati akazi ndakabuze, nabajijwe ibibazo bikomeye kuruta iby'abandi kandi sinigeze ndangiza ikizamini cya nyuma. Yagize mu rugo atakira nyirakuru. Mu gihe yamubwiraga uko byagenze, yabonye ubutumwa kuri imeri yo mu izina ry'ikigo yamubwiraga ko yatsinze. Yahise aseka yiterera mu birere. Nyirakuru amubwira ati nari mbizi ko akazi utakabura. Mu gihe yamubwiraga uko byagenze, yabonye ubutumwa kuri imeri yo mu izina ry'ikigo yamubwiraga ko yatsinze kandi ko yagombaga kwitegura akazajya mu kazi mu kindi cyumweru ariko wa mbere. Yahise aseka yiterera mu birere. Nyirakuru amubwira ati nari mbizi ko akazi utakabura. Gomer ati Verona wanyanze kuko niwe uhagarariye ikigo, niwe ugiye kuba mabuja, nari nzi ko akazi ari bukanyime, ubu se nzajya mwitwara hone. Nyirakuru ati reka imitoto de, uzamwitware wowe nk'uko wabikora ku wundi mukoresha, uzakora akazi kawe neza wirengagiza ibyahashize. Wenda we yashatse kukunaniza ariko ubuhanga bisubizanyije icyongereza wavuze yabonye yabahombye umukozi, aravuga ati reka nguhe akazi. Yarakomeje ati wibuke ko so yanze kugurisha izamu ngo umushakire umwavoka, noneho wayakorera ukazamushakira umwavoka uzamuburanira. So ararengana azahita afungurwa. Ukeneye byinshi, amarangamutima yawe ntakubuza amahirwe ubonye. Gomer ati ariko ngomba gukora mba mu mujyi, ubu bye nagusezeye, biransaba gushaka amafaranga yo kwitunga mu gihe ntarahembwa kandi ngomba gukodesha inzu nkagura n'utuntu twibanze, ubu se amafaranga ndayavana he koko? Nyirakuru ati ariko ibintu wabivugisha uzi ibyo ari byo, uhakumva uri kwihangayikisha. Ndabizi ko n'ibiyede wabiburaga pe, rimwe na rimwe wirirwaga hano, ariko twajyanaga mu mirima waragiraga intama utitaye ko warangije kaminuza. None rero intama waragiye kera ziracyahari dore ngizi. Gomer yazijyanye ku isoko arazigurisha, yigurira ibintu by'ibanze byose yari akeneye, yishyura n'inzu amezi 2. Nyirakuru ntakatamufashije. Mu cyumweru cyakurikiyeho yagiye mu kazi. Verona yaje kumusuhuza we n'umukobwa bari baboneye akazi rimwe, kuko muri babandi 10 aribo bari baje aho ngaho bonyine. Mu icyumba cyari kirimo za mudasobwa nyinshi bakoreraga hari benshi bose bakorana. Ibiro bya Verona n'icyo cyumba byari bifatanye, harimo urukuta rw'ibirahure ku buryo babaga barebana. Icyakora ibiro bye byari biri ku ruhande rwari ruteganye naho yari yicaje Gomer n'uwo mukobwa. Bo bashoboraga kumubona neza kurusha abandi, kandi nawe ibyo biro bye, kandi nawe aho hantu niho yicaraga kugira ngo abagenzura bose. Ku munsi wa mbere Gomer yahuje n'uwo mukobwa karahava cyane ko yamwerekaga bimwe uko bikorwa, nk'abantu bari barahuriye ku munsi wa mbere bakabarizwa rimwe ibibazo kandi bose bagahabwa akazi bakisanga bagarutse. Byasaga nk'aho baziranye. Kwibera inshuti ntabwo byabagoye. Ibyo Verona arabibonaga, akabona umusore yishimye wagira ngo yibagiwe ko banaziranye. Mu kiruhuko cya saa sita abakozi baho baryaga muri resitora imwe muri icyo kigo yabatekeraga. Yajyanye n'uwo mukobwa bagenda biganirira kandi Verona arabarebaga. Nawe niho yaryaga ibya saa sita ariko nyine nk'umuyobozi akabirira mu kindi cyumba. Yabonye ukuntu bagendaga baseka bahuje ibiganiro, ahita akurikira ngo arebe, arebera mu idirishya abona ibiryo babazaniye bari kubisangira. Nyuma ya saa sita mu kazi yahise abatandukanye, uwo mukobwa amujyana mu nguni yo hakurya. Gomer bari gusigara ku ruhande rwari ruteganye n'urwe, kandi ntabwo yabavugishaga menshi nk'umuyobozi nyine yavugaga rimwe. Nimugoroba mu gutaha wa mukobwa yatanye na Gomer, bahanye amanimero baranahamagarana. Mu gitondo bazana mu kazi. Verona yari yazindutse kare abona baje baganira baseka nk'abamaze umwaka baziranye. Gomer yasaga nk'ufite ibyishimo bivuye ku mutima, bisa nkaho yibagiwe neza iby'uko yakundanye na Verona. Saa sita nabwo yagiye gusangira n'uwo mukobwa. Nimugoroba baratahana. Ku munsi ukurikira bibuko, nta gutekereza kabiri, Verona yahamagaye umukobwa mu biro by'abandi bareba. Yamwatse telefoni ye bwite ayimarana amasegonda nka 45. Nyuma yo kuganira nawe muri ayo masaha ya saa 4 zo mu gitondo, uwo mukobwa yahise agenda. Abandi bakozi bose baketse ko wenda yakoze akazi nabi akaba amwirukanye.
Gomeri yasigaye ari wenyine mu kazi kuko nta wundi bari bakamenyeranye. Yibajije impamvu bamwirukanye arayibura, yikomereza akazi ke ngo nawe atazakurikiraho. Ku munsi ukurikira haje umukozi w'umusore wo gukora mu mwanya wa mukobwa muri ba bandi 10 bamwe bari barahuriye mu kizamini cyo kubazwa. Ukwezi kwarangiye atavuganye na Verona, uretse ko Verona we yabaga bagenzura, amugenzura nk'uko yagenzuraga abandi bose. Uwagiraga ikibazo ni we yajyaga kubaza, kandi witwaye nabi cyangwa akagira ibyo yica mu kazi akamukosorera mu bandi bose bumva. Bidatinze Gomeri yatangiye kumenyerana n'undi mukobwa wakoreraga hakurya ye. Batangiye kujyana kurya saa sita, bakisangirira. Mbere yo gutangira akazi ka nyuma saa sita bakaba biganira kandi bagahuza urugwiro. Ku mugoroba nabwo baratahanaga. Verona aramubonye, bidatinze nawe itamusaba kugenda. Yahazanye undi mukozi wo kumusimbura. Abo bakobwa babiri bari bagiye mu mezi abiri akurikiranye, bose Gomeri yibwira ko babirukanye. Kandi nyuma yo kuhava yageragezaga kubahamagara, nimero zabo ntizicemo nabo ntibamuhamagare. Mu cyumweru cyakurikiyeho Verona yazanye mu kazi n'undi musore mwiza cyane muremure. Uwo mukozi binjiranye mu bakozi amufashe ku rutugu. Babanyuzeho bagenda barebye abandi bakozi bari gukora muri za mudasobwa zabo, hanyuma bajyana no mu biro. Verona yaricaye, umusore amufata ku ntugu ahagaze, yamufashe ku kananwa, amufata ku matwi ku maherena, amukora mu bisuko. Bahise basangirira agakawa ku gikombe kimwe, basangira n'umugati umwe, umwe arumaho n'undi akarumaho. Baganiraga baseka, gusa amajwi yabo ntiyarengaga igikuta cy'ibirahure. Bamaze kuganira, Verona yarahagurutse aramuhobera cyane. Uwo musore asohoka hanze, yicara mu modoka ye nziza cyane aragenda. Ibyo byose Gomeri yarabirebaga ariko ntacyo byamutwaye, ndetse yaratangiye kujya aganira n'umusore n'umukobwa bakoranaga muri ako kazi banakundana. Ntiyari yiteye ku byo Verona yakoraga, we yitaga ku kazi ke. Kandi kuba Verona yarazanye uwo musore ntabwo byari kumuca intege, ahubwo byamuteye imbaraga, bimwumvisha neza ko Verona batari ku rwego rumwe. Umusore yageraga imodoka, yari mwiza, handi ureba umusore nawe uri umusore ugahita uvuga uti yarandenze. Ari umusore muremure, useka neza, umeze neza ahantu hose, yambaye akaberwa. Yararebaga akabona Verona ari we wamuhenze. Kubibona rero yumvise ari byiza cyane, aravuga ati Verona yatanyanga yari kuba rwose yihenze. Ibyo aho kumubabaza byaramukomeje, bimutera umwete wo gukora akazi ke neza. Mu kindi cyumweru wa musore yagarutse kureba Verona, yinjira mu biro afite ururabo rwiza cyane, ararumuha ahita amuhobera. Verona yifashe mu maso nk'ushatse kurira nk'abakobwa bose. Yagaragaje ko amarangamutima muganje, arasakuza ahita yongera aramuhobera. Nubwo bwose yasakuje nta muntu wumvise icyo avuze, kuko icyo kirahure cyari kibatandukanyije cyakomeraga amajwi yo mu cyumba cye n'abe yagera mu bakozi. Ibyo nabyo Gomeri yarabirebaga kuko bari bateganye, abyima amaso akomeza kwikorera akazi ke. N'ibibazo yari yifitiye, ibintu byo kugura indabo ngo azizaniye umukobwa nta kintu cyabaye, we rwose yumvaga atabikora. Yararebaga akabona kugura ururabo rwa 15 kandi yisonzeye, agomba gutega, agomba kwishyura nyir'igipangu, agomba kwishyura nyir'inzu n'ibindi byose, yaba asesaguye amafaranga ari kwiguriramo agakweto keza cyangwa agashati keza, yumvaga atayakoresha ngo agure ururabo. Si uko yatekerezaga ko ataha impano umukunzi we, ariko nanone kumuzanira ururabo kandi yifitiye ibibazo yumvaga atabishobora. Ubwo rero uwo musore we yari afite ubuzima bwiza amurenzeho. Ntabwo ari gushidikanya kuko yari ari gukundana na Verona. Mu masaha yo kurya yajyanye na babandi bakundanaga biganirira, basangira baseka cyane. Verona arazi ko wenda ari bubabare, ahubwo akomeza kwishima cyane nk'ibagiye ko bakundanye. Mu cyumweru cyakurikiyeho Gomeri yatangiye no kuvugana n'undi mukobwa, bakaba baravuganaga cyane kuruta uko yavuganaga na babandi babiri. Verona amutumyeho mu biro, yirakaje cyane aramubwira ati genda witekerezeho neza, uzagaruka mu kazi hashize ukwezi. Gomeri yapfukamye hasi amusaba imbabazi, aratakamba mubaza ikosa rye. Verona ati wipfukama, ntabwo wirukanywe kandi ntuzakatwa umushahara wawe. Taha umara ukwezi witekerezeho, ukwezi nigushira uzagaruke mu kazi, ndizera ko uzaba waramaze kwitekerezaho neza. Verona yikije umutima areba hasi, yongera kweguka yirakaje cyane. Gomeri yarebye ijisho yaramurebye ahita ataha. Aho kujya muri geto ye, yigiriye kwa nyirakuru amubwira ibyabaye mu kazi byose. Nyirakuru aramubwiye ati kwirukana abakozi babiri kuko mwari inshuti, ndi kumvamo ikindi kintu. None se ushaka kuvuga ko nawe kwirukanye nk'uko yabirukanye? Ushaka kuvuga ko ariko yababwiraga mbere yuko bagenda? Oya, ahubwo wasanga gufuhira. Gomeri yarasetse cyane atamfuhira njyewe, oya ntibyashoboka. Nyirakuru ati nubwo yaba afite abandi bakundana, wasanga kukubona hari icyo byamwibukije mu mubano wanyu wa kera, akaba atifuza kukubona wishimanye n'undi mukobwa.
Gomera ati nyogoko winsetsa, tunabireke ntabwo umuntu wize hanze ese afite ikigo nka kiriya gikomeye akundana n'abasore bitwara mu modoka zabo yafuhira njyewe? Yaranyibagiwe ahubwo. Nyirakuru ati none kumara ukwezi udakora urumva uzaba witekerezaho mu biki? Abandi ko bamaze ukwezi ko batagarutse mu kazi noneho ngo uzagasubiramo? Nawe atahari bagiye kugabanya abakozi bakaba bashaka kumperaho. Nyirakuru ati ngewe nduvuga ukwezi kwawe ko kwitekereza ari ukwezi kwiza akaba ari akaruhuko yakwihereye. Ni gute umuntu yatanga ukwezi kose akavuga ko azaguhemba amafaranga nikurangira kandi ko bitazatuma bakwirukana? Hari undi yaba yarabikoreye se? Uhamagaye bamaze igihe mu kazi babikubwira? Yumvise ari byo abaza babandi bari inshuti bamubwira ko ibyo bintu bitigeze bibaho, ko ahubwo wenda yaba yamwirukanye nk'uko yirukanye babandi babiri. Ukwezi kwazarangira akamubwira ko bamusimbuje ntazigera agaruka. Baramubwiye bati ndiko abakire birukana, buriya barakubwiye ngo genda witekerezeho ariko nujya kugaruka bazakubwira ko bashyizemo undi mukozi. Harya ubundi hari amasezerano mufitanye akomeye cyane ku buryo batakwirukana? Erega bakomera no kuyasesa. Rwose wihangane, buriya nuko kwirukana niko birukana umuntu. Barakubwira ngo genda witekerezeho. Na bagenzi bawe bariya mwari mutangiye kuba inshuti siko byagenze? Bavuganaga nawe bagahita bagenda kandi ntawigeze agaruka. None se ubwo ngubwo nturi kumva neza ko nawe bakwirukanye? Wihangana ahubwo. Yikanzemo agira ubwoba agira agahinda. Nyirakuru aramubwira ati aho bigeze ni ukureka kubaza abandi amakuru batakubwira batyo, wasanga nabo batazi ikijya mbere. Tegereza ukwezi kurangire uri kubabara so wabara nkande, ahubwo kuko warabuze igihe cyo gushakira se umwavoka noneho watangira. Nushaka ibyihugiramo ukwezi kuzarangira kwihuse ntabwo uzigunga, nta nubwo uzatekereza ko bakwirukanye. Nawe atari ko haracyabura amafaranga make. Nyirakuru ati gurisha ibigori byose nasaruye wongeranye. Mu gitondo cya kare yashatse umwavoka. Uwo munsi umwavoka yahise abyinjiramo. Icyambere akoze no gusuzuma niba harubahirijwe amategeko mu ifungwa rya se, areba niba gufatwa agatabwa muri yombi byarakozwe mu buryo bwemewe, niba yaragejejwe imbere y'ubushinjacyaha ku gihe giteganywa n'amategeko, nuko yafashwe nk'ukekwaho icyaha aho gufatwa nk'uwagihamijwe. Nyuma yaho yashingiye cyane ku bimenyetso bifatika, asobanura ko se wa Gomera atari yarisanze ahiciwe umuntu agamije kugirira nabi cyangwa kwica uwo muntu wapfuye, ahubwo ko yari yagiye kubakiza. Ibyo yavuze ko byemezwaga nuko yakubiswe inkoni imbere akagwa hasi, bigaragaza ko ahubwo nawe yari uwahohotewe mbere y'uko ukekwaho icyaha. Yagaragaje neza ko urupfu rw'uwo muntu rwabayeho se wa Gomera atari umaze kumukubita, kuko barwanaga yari yamaze kumukubita mbere. Ibimenyetso byavuye mu iperereza ry'ubuvuzi, ibyo bita autopsy, byari byaragumishijwe kwa muganga baranze kubyitaho. Uwo mwavoka nabyo yarabisabye, abirebyemo abona ko imvune zishe uwo mugabo zitahuraga n'ibikorwa bya se wa Gomera. Kumutera utugeri tubiri ntabwo aribyo byari kumwica. Ikindi gikomeye, yasobanuye ko igikorwa cyo gukubita umurambo kitari icyaha cy'ubwicanyi, ko ahubwo cyari ikimenyetso cy'isindwe rye, bityo gihindura icyaha kiva ku bwicanyi bugambiriwe kijya ku kutamenya ibyabaye. Ndetse ya nkoni yakubitishijwe ni nayo yicishijwe uwo muntu, kuko we mu gukubitwa inkoni iyo nkoni se wari wayitwaje ngo wenda bamwatse yari afite baba ari bamukubitisha. Yasabye ko icyaha cye kivanwaho burundu kubera ko atari yaragikoze, kandi n'ibyo ngibyo byo gukubita umurambo ntiyari yarabigambiriye. Byongeye kuba arwanaga yarahunze ntamenyekane. Byagaragaje icyo gikomeye mu bushinjacyaha, kuko byatumye haboneka igihamya ifatika y'uko se wa Gomera atari we waragize uruhare nyamukuru mu rupfu. Iyo wundi aba atari we wamwishe ntabwo yari guhunga, yari kuguma aho ngaho. Se wa Gomera impamvu yahagumye ni uko nta cyaha cyo kwica yari afite, we yaraje gukiza. Umwavoka yasabye urukiko kureba ku gihe kirekire yari amaze afunzwe ataburanishwa burundu, asaba ko afungurwa hashingiye ku ihame ry'uko nta muntu ufunga igihe kirekire atamijwe icyaha n'urukiko. Muri make yari ashaka kuvuga ko kuba baramufunze igihe kirekire nta kumuburanisha kandi bataramwemeje icyaha ubwabyo kuri we bamuhohoteraga, bityo kugira ngo bamenye indishyi z'akababaro zo kumuhohotera bamufunga igihe kirekire azira ubusa, bagombaga guhita bamufungura ako kanya bakamuhanaguraho ibyaha. Bitewe no gukora vuba k'urukiko, ukongeraho ko impamvu zari zihari zo kumufunga zitari zihagije, nuko yafunzwe igihe kirekire ataburanishijwe, byatumye ahabwa amahirwe menshi yo gufungurwa ako kanya. Nubwo nawe yari afite icyaha cyo gukinira ku murambo, byatumye babihwandirizamo nuko nawe yarafunzwe igihe kinini cy'ipfabusa. Ibyishimo byari byose kuri Gomera se na nyirakuru. Iyo amahirwe yaje azira rimwe. Uwari warahunze akimara kwica wa mugabo, byarangiye afashwe muri icyo cyumweru yemera icyaha, bituma noneho ikirego cya se wa Gomera gikurwaho burundu, agirwa umwere byuzuye bitari by'agateganyo.
Byahuriranye n'uko ukwezi kwa Gomeri ko kwitekerezaho kwari kurangiye. Akibitekerezaho yabonye amafaranga yo muri uko kwezi bayamuhembye. Ayo mafaranga yerekejwe n'ubutumwa bwa nimero nshya, ahita abona ko buvuye kuri Verona wari wamwandikiye ati iminsi yawe yo kwitekerezaho yongewe, uzatangira akazi kuri 15. Yaratungwa abyereka nyirakuru, banasobanurira se by'ukuntu yisanze agiye gusaba akazi mu kigo kiyoborwa n'uwo bahoze bakundana n'ibindi byose byabaye kugira ngo akabone. Se yaramubwiye ati humura sha, wapfa kuba guhembye, ikindi akaba akubwiye ko uzasubira mu kazi, wasanga arakeneye ko wiruhukira ukanamfunguza, erega ntabwo ibintu bipfa kwikora, none se yataguye icyo kiruhuko cy'ukwezi kurenga ubu ngubu mbafunguwe, ahubwo uzamushimire. Gomeri ati nakamushimiye, ariko se ugira ngo namushimira mukuye he, kuko uvugana nawe bitashoboka. Nta na nimero ye bwite umuntu agira, haba hari nimero y'akazi, hari imeri z'ikigo, ntabwo abona aho umuhera. Ni umuyobozi ukomeye, utagize ikibazo ngo kimubarize mu ruhame n'ahandi mwahurira. Yigendera mu modoka ye bwite, urumva twahurira he? Bakomeje kumusaba kudahangayika, abyemera atabyemeye. Igihe cyo gusubira mu kazi cyarageze agasubiramo. Yagiye yishimye cyane, buri wese umubonye agahita abona ko yishimye. Verona we yaramubonye bimutera umujinya, bitewe n'ukuntu yagiye agoberana n'uwo mukobwa bari bahararanye, akamuhobera cyane, akamugwamo, akenda kumuca umugongo amukurura amwegereza. Verona yahise amuhamagara mu biro ako kanya, aramubaza ati ni gute ngo ukwezi kose kw'ikiruhuko kurengaho ntunshimire? Ubu ntiwaza umbwira ko wanaruhutse neza nibura? Ubundi kuki udashaka kumvugisha? Ese waranyibagiwe? Ntabwo nzi, ni Verona mwahoze mukundana, ndi wa mu Verona mwiganye imyaka 3 yose. Niko byagenze bite? Wataye ubwonko bwibutsa? Ntabwo ndi kukubwira nabimbwira, byakugendekeye bite? Nukuri mbona waranyibagiwe, ntabwo nimvisha ukuntu wanyibagiwe bigeza. Gomeri ati mabuja mbabarira rwose, sinifuza icyatuma nirukanwa mu kazi kandi narakabonye nk'ababaye. Nawe tuwirukanwa nkande, kandi sindi nyokobuja, izina ryanjye urarizi, ntabwo akabaye unyita utyo, nitwa Verona, mpamagara mu izina ryanjye. Gomeri ati none nzajye nkuvuga mu izina? Verona ati jya mu kazi. Gomeri yashatse kumushimira, Verona ati wibikora kuko mbigusabye, jya mu kazi. Yagiye kuri mudasobwa ye akora akazi abitekerezaho cyane. Yacishagamo akamureba, akabona nawe asa nk'ufite ikibazo gikomeye, kuko uwo munsi yiriwe yubitse umutwe ku meza. Mu nzira ari nimugoroba, Gomeri yatanye n'umusore bakoranaga. Bageze imbere babona imodoka ya Verona ipine nta mwuka urimo, ayihagaze iruhande. Bombi bageze aho barahagarara, bamubaza icyo bamufasha. Verona abwiye umusore wundi ati tahire, Gomeri amfashe kuko niwe utaha hafi kandi ntabwo bigoye. Umusore yagiye nta kindi atekereza, yumvaga ko ari ibyo nyine. Verona yahise yinjira mu modoka, akuramo pompe, ahaga ipine. Gomeri yaratungwa, aramubaza ati kuki wakomeje guhagarara hano kandi wakabaye wabikoze ukigendera? Nawe ati wabyemera ukinjira mu modoka, ibindi nkaza kubigusobanurira. Yamujyanye kuri hoteli atamuvugisha, amugejeje amujyana mu myanya y'abiyubashye, asabaga ko baba basangira. Yaramurebye aramubwira ati ngukumbura nkureba, urukumbuzi rwenda kunyica. Gomeri ati nanjye nari ngukumbuye. Verona ati ntabwo wari unkumbuye, kuki utaje mu kazi ngo unsuhuze umpobeye? Nawe ati kandi nari nje mwibazwa, nari kuguhera he koko kandi ari wowe muyobozi? Nawe ati narabibonye ko wari ufite ubwoba. None se wansobanurira uko byakugendekeye nyuma yo gutandukana nanjye igihe ngusezerera mu rukundo, cyagiye tukirangiza ikizamini cya leta? Gomeri yamubwiye ibintu byose, abirangiza Verona ari kurira. Verona ati kuki utampamagaye mushiki wawe yapfuye? Kuki utigeze umbwira ko papa we yafunzwe? Gomeri ati wari waranyanze ariko niki kindi cyari kuduhuza? Verona ati Gome, kuko ubura byambabaje kurusha uko bitekereza. Gomeri ati kandi narakwinginze ukanga? Nawe ati nabikoze mpubutse, njya kwisama nasandaye, ariko ubwo urenda kunturitsa umutima nawe, wihoreye bihagije pe. Wagira ngo waranyibagiwe, wagira ngo wambonye bwa mbere ari uko uje muri aka kazi, kuki witwara nkaho utanze? Nawe ati ibyo bibazo nahuye nabyo byamfashije kumva ko nta kintu kiguma uko cyahoze. Nagombaga kumvira umutima wanjye ko uri mabuja aho kuba twahoze dukundana, kandi nabigezeho. Verona ati nta nubwo wajya guntekerezaho? Nawe ati ngutekerezaho ndetse cyane, ariko mbyikoramo bitararenga. Buri uko mbyibutse mpita mbona impamvu igihumbi zikwiriye zatumye hitamo kundeka. Mba nkwiriye kureba icyo nkeneye, umutima wanjye nkawukuramo ayo marangamutima. Yaramubajije ati ahubwo se tugarutse ku byo wari uvuze, ni gute wankatiye ubishaka nyuma ukicuza? Uribuka ukuntu wantesheje umutwe uri kwigira nk'umukozi w'ikigo cya sosiyete y'itumanaho? Sinakwibaza ku mpamvu yatumye unyanga, kuko byo naho muriye nawe rwose wari ukwiriye kunyanga, cyane ko n'ubu ngubu ndi umukozi wawe. Ariko se ni iki cyatumye wicuza kandi wanyanze, ndetse mu kazi nkaba nenda kuguturitsa umutima, nenda kugusaza ne?
nawe ati reka mbere ku mpamvu nakwanze. Buriya kiriya gihe nari ndi kwiyumva nk'umuntu uzakundana n'umuzungu, numvaga ndi mu rwego rwo hejuru ndenze pe, kubera ko mu gihe cya leta iwacu bansezeranyije ko nzajya ku wundi mugabane kwa marume nkigiro na kaminuza, amanota yasohotse buriya ndiyo. Ariko rero nubwo nakubwiraga ngo wakabaye warambwiye ibya mushiki wawe sinari mpari, mbabarira ahubwo nari nabuze ibyo mvuga. Navuye mu cya leta ibyangombwa byo kugenda byarabonetse. Muri iriya minsi kubona ari kuzajya hanze byatumye numva ko nimbikubwira uzabyakira nabi, ugatekereza ko ninjyewe nzakwibagirwa, ndetse nanjye natekereje ko ningenda nzakwibagirwa. Naravuze nti reka mve mu gihugu byose mbishyizeho akadomo, wumve ngo nagukatiye nafunze umutima. Numvaga nakubwiza ukuri tugahana amasezerano wenda tukazarindirana, undi mutima umbwira ko nimara kugenda uzigira mu bandi bakobwa. Niko kuvuga naho kugira ngo azambabaze cyangwa se nanjye nzamubabaze, kuko ntawamenye nshobora kuzagira nkibonera n'umuzungu wo gukundana nawe. Reka twese tubabare, Mukatira atazi impamvu, ninigira hanze bizahinduka, menyane nabo bazungu, nanjye mbone uyu mukunzi ntazanagaruka inaha. Nagezeyo nsanga marume azinduka akajya mu kazi agataha nijoro, umugore we akajya mu kazi nijoro agataha mu rukerera. Umwana bari bafite we yabaga yagiye ku ishuri, ahatahiye akigira mu bandi bagenzi be agataha mu ijoro. Sinavuga ko nta bantu nabaga ndi kumwe nabo, ariko kubera kwihugiraho kwabo, kuba nta muntu twari twakamenyeranye ku buryo twaba inshuti nkajya mubwira uko niyumva, byatumye nisanga ntangiye kwigunga mu mutima. Abo nari narasize mu gihugu, yaba wowe cyangwa abandi bose twari tuziranye inaha, sinari kubafatisha kuko simukadi yari iriho amanimero yabo, nari narayisize mu rugo kuko kujya hanze byasabaga gukoresha na nimero yaho. Nimero sinari nyize mu mutwe uretse imibare ine ya nyuma. Nagize igihe gihagije cyo gutekereza, ntangira gutekereza ku myanzuro nafashe, mbona ko nahubutse. Narwanye n'umwanzuro wanjye bigoranye, ngeze aho ndiyakira. Namaze kwiga ngaruka inaha, ndatafungura kino kigo. Nagutekerezagaho, ariko kuko wacu twari twarimutse, nkumva nakwiriye kuza kugushakisha wenda warikomereje ubuzima. Sinari nzi ko nakomeje kwiga. Nasigaye ku cyizere mvuga nti Imana nibishaka njye nawe tuzahura. Nyuma yo guhagararira ikigo cya papa, ubuzima bwarakomeje, dufungura n'amashami. Abakozi bake bakoraga hariya amagarariye tuboherezayo ngo bajye kuhatangiza icyo kigo. Imana koko yasubije amasengesho yanjye, kuko twari dukeneye abakozi bo kuziba icyuho. Nkisanga nawe wohereje imyirondoro yawe iriho ifoto yawe. Nahise mbona ko ari wowe, kubera ko ari njye wakiraga iyo myirondoro. Wowe nahise nanzura ko utazakora ikizamini cyanditse. Gomera ati ibyo uvuga nibyo, niyo mpamvu abandi bambwiye ko bakoze icyo kwandika, abatsinze bukari bo bari bagiye kubazwa. Kumbe njye nuko wari waransimbukishije ikizamini. Nawe ati si uko ntari nzi ko wagitsinda, ahubwo ndatekereje ko ubuhanga ufite buhagije ngo utsinde, ngushyira mu batsinze. Abandi nubwo bahataniraga iyo myanya, umwanya umwe rwose wari wamaze gufatwa. Ni niyo mpamvu nahisemo ko ari njye uri buze kubaza. Waje kubazwa, niteguye kukubaza na bimwe mu bibazo wari gusubiza wandika, ngo hatu tumva ko uhawe akazi ku buntu, uretse ko njye numvaga wanahita ugatangira. Gomeri yarasetse arumirwa, aratitira, ati ibyo uvuga ndi kubihuza bigahura neza, kuko wambajije ibibazo bikomeye. Mu byo gushyira ibintu mu bikorwa, puratike, wankoresheje bigoranye cyane. Nari nzi ko ushaka ko nabona akazi. Nawe ati kiriya gihe mbaye ibyo gukora, wowe ntabwo nari nguhaye ikizamini, wari utangiye akazi. N'ubundi biranaguhaye, byari bimaze iminsi byaratunaniye. Rero twashakaga kubidutangirira tukabona gukomerezaho. Uzi ko hariya warangirije hari hahagije ngo ndazabona ahera mu cyumweru wari kumara utegereje gutangira. Buriya abandi bakozi basigaye babikora mu gihe wowe utari wakagarutse, kandi byahise birangira. Kiriya gihe niwe wakoze akazi gakomeye cyane. Nahise mbibona ko uri umuhanga, ubuhanga bwawe warabukomezanyije, kandi rwose ubumenyi bwawe bushyira mu ngiro. Gomeri yabuze icyo avuga, arikoroza ati mfite amatsiko y'ibyakurikiyeho, bimbwire ndabikubaza. Nawe ati wenda ndabigeraho ibyo ushaka kumbaza. Nari nzi ko nubona akazi uzaza ukamvugisha ukanshimira tukaboneraho kuganira. Nari ngukumbuye cyane, ariko nihagazeho ngo nzabanze kureba ko wenda uzanyitaho, ahubwo mbona utangiye kuvugana n'abandi bakobwa nkaho njye utanyibuka. Icyo nakoze nta kindi, nabajyanye mu ishami bagurana n'abakoragayo. Gomera ati kuko se ntabwo wabirukanye? Nawe ati oya, nta kosa bari bafite, ni uko gusa nyine bari bari kukuvugisha, kandi nifuzaga kuba gushyira kure kuko mwatumaga umutima undya. Nabanzaga gusiba nimero yawe muri telefoni zabo nkanakuboroka. Gomera ati kumbe ese gukomeje kuntangaza, n'ubundi wafataga inshuti zanjye ukaba arizo woherezayo, bagenda niba namamagare, nabahamagara nkumva nimero iciye muri mwe igahita yikupa.
nawe ati ntabwo ari kubahamagara ngo bishoboke, buriya wenda nabo bashatse nimero yawe ngo baguhamagare barayibura. Gomera ati ubuse nta nubwo bari kugira uwo bayibaza kuko mubo dukorana. Verona aramubwira ati ibyo byihorere, ahubwo mbaze icyatumye ngo ukwezi kose utaza mu kazi ngo ujye kwitekerezaho. Nawe ati ni ikihe? Kimbwire mfite amatsiko. Verona ati nari ngiye mu karuhuko kanjye, iyo ngenda nkagusiga mu kazi nari kuzasanga noneho warakundanye n'uriya mukobwa bya nyabyo, uriya mwari mutangiye gukururana. Gomeri yari mu matubwo arakomeje koko, wowe wanyohereje mu rugo ngo njye mu karuhuko kuko nawe wari ukagiyemo kugira ngo atazagira undi mukobwa nkundana nawe udahari. Nawe ati ahubwo se ko nazanye mubyara wanjye nkamusaba kwitwara nk'aho dukundana, akazana ururabo akagerageza kunkoraho nkamuhobera nshaka kukubabaza ngo ndebe ko urababara, nkabona ntubyitayeho. Uzi ko wishimaga nkagira ngo ahari tugenda gukora ubukwe wadutwerera. Uzi ko wagira ngo ndamutse nkubwiye ngo uzabe musaza wanjye uzansohora nabyo ari kubyemera. Ese ubundi watekerezaga iki? Mbwira mu by'ukuri mu mutwe wawe harimo iki? Noneho Gomeri yarirekuye araseka cyane. Verona ati winseka, nashatse uko nzakubwira ko nkigukunda mburaho mera kuko nari nzi uko nagukatiye nabi. Nabona uko wiyakiriye nkajya gusara, bituma uyu munsi ntegura kugufatisha. Nari nzi ko cyari utashye, ndakuye umwuka mu ipine ngo nuhanyura gusaba umfashe, ariko ntacyo yari yabaye, ipine yanjye yari nzima. Gomera ati ubwo se iyo umbwiza ukuri nari kwanga kukuvugisha? Iyo umbwira ko nshaka kurya guhitamo gukura umwuka mu ipine, ibaza ku kazi kose wihaye. Nawe ati naburagaho mera, nari kubikubwira ne? Gukuramo umwuka byo nari nabitekerejeho neza, kwari kugira ngo abapolisi bari imbere nibaramuka bahanyuze bakibaza impamvu naparitse hatemewe bahite babona ko nyine ipine itarimo umwuka. Urumva umwuka uramutse ushize mu ipine bigutunguye cyangwa ipine gatoboka, icyo ukora ni uguhagarara aho ugeze ukayivana mu nzira gusa kugira ngo abandi baceho, wowe ukajya gushaka indi pine. Iyo mparika hariya kandi bitemewe, abapolisi bashoboraga kuza bakamana, kandi iyo nahagarara hariya n'ahandi nari kugutegera. Urumva nari kubigenza nte? Ko mu kazi nari kukubwira ngo injira mu modoka tugenda abandi bakozi bareba. Gomeri yamurebye akanuye amaso, yumva ari mu yindi sahari, yumva ari kurota. Verona arakomeje ati ibaze ko gukunda undi byananiye. Buri munsi kuva ngukatiye nagutekerezagaho, mwibuka uko twabanye mu buzima bw'ishuri unyitangira. Wandwanagaho bamvuze nabi, mu ishuri ukansobanurira ibintu byose, ukemera ukarara amajoro kugira ngo ubone uko nsobanurira. Nubwo bwose nta mafaranga menshi wabaga ufite, warihangana gukangurira amandazi mu dufaranga duke, ukansohokana mu dukantine. Wampaga impano zitandukanye, ni ukuri ntako utageze. Ndabizi neza ko nta rukundo nzigera mbona nk'urwankunze, kandi nakwanze nta kintu na kimwe ubuze. Urashoboye rwose, uri umuhanga. Nubwo utaba uri gukora hano wajya no gukora ahandi, nubwo utajya no gukora ahandi kandi ubu wamaze kubona igishoro nawe wakwiteza imbere. None se koko urumva ntafite impamvu yo gukomeza kugukunda? Simbizi ko waba ufite undi mukunzi, siniteze ko wanyemerera tugasubirana, ariko rwose sinifuza ko wakundana n'undi mu maso yanjye, kandi sinifuza ko njya kure. Waba unkunda cyangwa utankunda, waba wakwemera ko dusubirana cyangwa utabyemera, rwose mbabarira ntuzanjye kure, kandi ugabanye imishyikirano ufitanye n'abakobwa, kuko byenda kunuritsa umutima iyo mbibonye njyewe utanyitayeho. Gomeri yarumiwe aramubwira ati ndumva ndi kurota. Nawe ati ibyo nakubwiye byose ni ukuri, nturi kurota. Yarasetse ati ngaho haguruka umpobere niba ukomeje. Verona yahagurutse yihuta amugwamo. Gomeri ati bazi ko ngiye gukundana n'umukoresha wanjye, ubu se ntabwo uzongera kunkatira? Nawe ati rega nakabaye naragusabye imbabazi hakiri kare, buriya mu byumweru 2 nari guhita ngusaba imbabazi, kandi umuntu agusabye imbabazi mu byumweru 2 rwose ntabwo yaba yaratinze wamubabarira aramutse akubwiye impamvu y'ukuri. Nuko njyewe nabitekereje naramaze kugenda, naho nari kugukura. Ahubwo mbwira niba ubyemeye, wanyemerera tugasubirana. Rwose narahindutse, amakosa yanjye narayumvise, sinshaka kuzasubira, sindigira nkubabaza na rimwe. Nshaka kongera kumva icyanga cy'urukundo wanyerekaga kera. N'ubundi twakundanaga tutitaye ku byo umuntu yagezeho, ku byo umuntu afite. Twe twarebaga ku rukundo rwacu nk'abanyeshuri. Iby'imiryango dukomokamo, iby'ubutunzi n'ibindi ntabwo twari twarabirebyeho. Urwo rukundo nirwo nakuze nifuza. Rwose nshaka ko dusubirana, babarira ndabigusabye, ndakwinginze. Gomeri yaramubwiye ati nonaha ndumva mbyemeye, byaba bimvuye ku mutima pe. Nkwemere ko dusubirana byaba bimvuye ku mutima, numva aricyo kintu kindimo, ariko reka tuzabivuganeho nyuma y'icyumweru. Verona ati nta kibazo, bitekerezaho uzambwira. Uwo munsi baratandukanye, batandukana buri wese ibitekerezo bye biri kure. Gomeri yahise ajya kureba nyirakuru amubwira uko bimeze, inkuru yose ishyushye nta wundi yayibwiraga.
kandi ntabwo yamuhamagaraga kuri telefoni, yaremeraga agatega akagenda amajoro akajya kumureba akamubwira akantu kamwe gusa kabaye, nyirakuru nawe akagaseka cyangwa akamugira inama. Akimara kubyumva yaramubwiye ati mwana wanjye, Vero nakubwiye byinshi bigaragaza ko yicuza koko. Kwicuza kwe kurasobanutse, amarira ye n'ay'ukuri, ariko ntibyihutirwa kwita wemera gusubirana nawe. Fata umwanya wibaze niba witeguye gusubirana nawe udashingiye ku rwego ariho uyu munsi rw'amafaranga ahembwa cyangwa se ibindi. Nanone numwemerere kuko wenda wishyizemo ko nta wundi wagukunda ngo bimere nkawe, bitume wemera gusubira aho wababariye. Mbere yo gusubirana nawe umureke agaragaza impinduka mu bikorwa, ubone kumwemerera bya nyabyo, kuko nuhubuka ukemera gusubirana n'umuntu mwabuze mukundana, ashobora kuzongera akagukatira ugakomereka bya nyabyo. Nizere ko noneho muri mufite gahunda mugahita mubana. N'ubundi nanjye nifuza umwuzukuruza rwose, nuramuka umwemere mukabitinza mukiha gukundana indi myaka nk'ibiri kandi mwasubiranye, azongera gucika, uzahita ufatiraho ukora ubukwe mubyare nibonera kuzukuruza. Gomeri yaramusetse ati kumbe wowe nibyo wishakira umwuzukuruza, ntabwo ushaka yuko dusubirana nyine kandi bivanye ku mutima. Urumva ariyo nama uri kungira? Urumva utari kundoha? Nyirakuru ariko nawe inama nayikugiriye wikabya. Njye ni gukubwira nyine ngo nimuramuka musubiranye mwahita munabana, nta mpamvu yo kuba waratandukanye n'umuntu ngo hacemo imyaka yose, nimuhura mwongere mukundane nko muri guteretana bundi bushya. Muraziranye, wenda uzafata igihe gihagije umwigeho neza urebe ko yikosoye, ariko umunsi wamubwiye ngo ndakubabariye dusubirane, ubwo ngubwo uzaba unavuze ngo duhite dukora ubukwe bitazatinda. Ariko nanone sinkubwiye ngo usubirane nawe pe, ubanza urebe niba warakize ibikomere, niba nimusubirana utazibuka ukuntu yakubabaje bigatuma umubano wanyu upfa. Kandi niba hari undi mukobwa ufite watangiye gukundana nawe mukaba mwari mugeze kure, sinakubwira inama ngo mureke ngo nuko Vero nashaka kugaruka, ariko wenda kuko nta wundi mukobwa warigeze utereta na Vero nakaba nta wundi muhungu yigeze akundana nawe uretse ko yanakubeshya, ndumva mukwiriye gusubirana. Wowe ubitekerezaho neza. Gomera ati umwanzuro mpaye ni uwuhe? Nawe ati nta mwanzuro nguhaye, wowe witekerezeho icyo umutima wawe urakubwira, kandi nanone ukarenga ku marangamutima ukabona hari impamvu zifatika zatuma musubirana, ubyemere. Ikindi wakora ni iki? Nyuma yaho Vero yagaragaje impinduka zifatika mu myitwarire ye, agaragaza urukundo rwe mu bikorwa by'umunsi ku wundi, ashyigikira Gomeri mu mishinga amuganirizaga, naho amubwira ibitekerezo bye byose, ndetse no mu kazi buri wese akamenya icyamujyanye, iby'amarangamutima yabo y'urukundo bakabigaragarizanya ku ruhande. Vero ntiyari nyir'ikigo, yari umukozi ugihagarariye mu mwanya wa se. Gomeri yabonye ko ibyo yamubwiye by'uko yicujije byose ari ukuri, atari amagambo y'ako kanya, yemera ko basubirana. Yatekereje ko urukundo rwe na Vero rufite agaciro kanini, ariko kandi akumva ko gukundana n'umukoresha bishobora kumwangiriza akazi. Yabitekerejeho neza maze abimuganirizaho. Vero nawe ihamagaye se amuganiriza ibintu byose nta na kimwe amukinga, birangira haye Gomeri rya shami ngo ariyobore, Vero nawe aguma kuyobora aho ngaho kugira ngo batazajya bica akazi bitwaje urukundo, cyangwa imibanire yabo y'urukundo igatera abandi bakozi gutekereza ibidakwiriye. Nyuma yaho bakoze ubukwe baribanira. Gomeri yakomeje gukora imishinga ye ku rundi ruhande, ari nako akora mu kigo cya se wa Verona. Verona nawe yakomeje kumwubaha, akomeza akazi, kandi urukundo rwabo rurushaho kuzamuka umunsi ku wundi. Naho dusoreje inkuru yacu, naho muzubutaha.